kuba waritanze ukaza ku rugamba nari ndi kurwana ukaza ukamfasha ndetse bikarangira akize ni ukuri ndashima Imana kandi nawe nkushimira kuba waritanze nkaguhamagara byonyine ugahita uza ukanyumvira ni ukuri ndashima Imana iragukunda ntabwo yagutererana ayiwe ni ukuri Imana yanjye iriya niyo yari isaha yayo cyane Farida merewe tuba nyuma cya gihe mwaratakiye mugera mu rugo bigenda gute Farida ni umukobwa mwiza ubu bari gukizwa bidasanzwe umva ari gukizwa bidasanzwe bya bindi byose umunsi w'uburayi ubusinzi ubinamubwiye yakwita umusazi araryama igihe gishize iminsi ishize akize ntabwo aratumizaga agacupa ku eko mana yanjye ndakubwira ngo Yesu yaziye igihe amuzamo neza ubu abirimo neza cyane akubwira ko ubu ngubu ari no kwiga igice azabatizwa kuwa gatandatu utaha ari kwigira umubatizo cyane ego ko cyane zacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show bisanzwe nongeye kubashimira mwese tubana umunsi ku wundi ndi kumwe na Gihozo ndetse na mama Farida ngira ngo mumaze kumumenya uyu munsi navuga yuko ntago ndi buvuga ibintu byinshi kuko dufite ibintu byinshi byo kuvuga byiza buriyo hari ibintu byiza byo kuvuga urinda kuvuga amagambo menshi utarabivuga turi mu mashimwe n'umuryango wa Farida bari mu mashimwe Amerika mbanze nako mama Gihozo kamaze guhikaza murakoze ikindi warakoze kugaragara kuri uriya munsi nuko Imana narakoze umugisha kunyakira mama nawe tuguhaye ikaze tuguha n'ijambo kuko wowe ndumva ufite ibintu byinshi byo kutubwira sinaguha umwanya muto njyewe ndashima icyambere ndashima Imana ndashima Imana ko yabanye nanjye mu burwayi bw'umwana wanjye yampaye umutima wo kwihangana mu rugendo rwose nanyuzemo Imana yabanye nanjye umva ndahamya ntashidikanya ko Imana n'umwuka wera bari kumwe nanjye mwarahoranye bundi burambere hose mwarahoranye twarahoranye ariko bwo bari banyegereye kuruta uko imyenda nambaye inyegera ariko Imana ikibyumva bahise bakurekura nka kwa kundi umuntu yikuramo imyenda agiye koga cyangwa ahinduye oya ntago yansiga napfa we ntago umwami wanjye ntago yansiga ubwo yanyegereye noneho bidasanzwe Gihozo se uyu mukozi w'Imana wagufashije gusenga urumva we ntago twari tumuzi ariko urumva ko mukora n'umurimo n'ubundi we nawe mufatanya umurimo turafatanya ajya ambwira aho agiye ko bamutumye ko azajyana n'undi tukagenda tukabwiriza nta kibazo ariko by'umwihariko ndagushimiye sheri wanjye ni ukuri umwami Imana guhumugisha kuba waritanze ukaza ku rugamba nari ndi kurwana ukaza ukamfasha ndetse bikarangira akize ni ukuri ndashima Imana kandi nawe nkushimira kuba waritanze nkaguhamagara byonyine ugahita uza ukanyumvira ni ukuri ndashima Imana iragukunda ntabwo yagutererana ayiwe ni ukuri Imana yanjye iriya niyo yari isaha yayo cyane Farida merewe tuba nyuma cya gihe mwaratakiye mugera mu rugo bigenda gute Farida ni umukobwa mwiza ubu bari gukizwa bidasanzwe umva ari gukizwa bidasanzwe bya bindi byose umunsi w'uburayi ubusinzi ubinamubwiye yakwita umusazi araryama igihe gishize iminsi ishize akize ntabwo aratumizaga agacupa ku eko mana yanjye ndakubwira ngo Yesu yaziye igihe amuzamo neza ubu abirimo neza cyane akubwira ko ubu ngubu ari no kwiga igice azabatizwa kuwa gatandatu utaha ari kwigira umubatizo cyane ego ko cyane nyinazi atatu ariko nta nubwo byibuka ntabwo ubyibuka wowe none se Farida yarakijijwe ku buryo yemera kubatizwa amazi menshi umva akiva mu burwayi tukigera mu rugo yarambwiye ngo ma
igihe nakubabarije kirahagije. Ati ubu nanjye tuzajya tujyana mu murimo w'Imana, mu nzu y'Imana ntabwo nzongera kwava. Ati ndetse abagabo nirirwagamo, inzoga nirirwagamo, ati ntabwo nzongera kuzisubiramo. Utuba ahantu nzajya mbarizwa ni mu nzu y'Imana. Ego wamumenya se ubwo? Ego ko ku cyumweru gusa se no mu mibyi izajyamo. Ubu ari kuba umunyamasengesho wujuje ibyangombwa. Imana yamuhamagariye igihe ni ukuri. Ni imirimo Imana yashakaga kwerekanira muri we cyane. nta kindi. Ni ukuri yarabikoze. Wumve ko yakizwa wari kubyumva Ego ko Farida wari umusazi, Farida wararaga arwana mu kabari, Imana yari iri kumuremera ubuhamya. Sinigeze nabikubwira ko wagira ngo Imana yari iri kumuremera ubuhamya. Umva ko bufite ra wowe nk'umukozi w'Imana, iyo usengeye umuntu iyo usengeye umuntu cyangwa nka hano umuntu akakwitabaza ati nagira ngo dufashe gusengera uyu mwana ararwaye ikibazo iki n'iki, ukabona yamana ko kirabikoze, musengeye umurwayi arakize, musengeye n'icyo cyose yaba arwaye ariko ukabona arakize, muri wowe wumva nyine ugize izihe mbaraga, kuko hari umuntu ushobora kuza gusenga agasengera umuntu ntakire. Ntabwo ari uko abakozi b'Imana bose bafite imbaraga zimwe. Hari abagira imbaraga zikomeye zo kujya ku ndwara iyo ari yose ako kanya abadayimoni bagahunga. Hari n'ushobora kuba ari umukristo nyine asenga ariko akaba adafite uwo mwuka cyane. Ntabwo nk'abanyamwuka nkawe ntabwo iyo mpano ari ya buri wese. Ugiye gusenga ugasengera umuntu ukabona Imana ikuza igitangaza nk'ukuri kugisaba, wumva ubaye nk'iyo nsengeye umuntu nkabona arakize, urumva muri njye nuzura amashimwe menshi. Urabona ni benshi basengera abantu bavuga ko bafite imbaraga zo gukiza, ariko nanone iyo usengeye burya habamo kwizera. Iyo usengeye umuntu udafite kwizera nanone ni nko guta inyuma, twavuga nko guta inyuma y'isi, ntacyo umuntu aba akoze. Yego, iyo usenganye umutima wizeye buriya n'ijambo uvuze Imana iraryumva cyane. Ko buriya hari abantu benshi basenga bafite ibindi bintu bagenderaho cyangwa basengeraho cyangwa izindi mbaraga babaho cyane. buriya ntabwo buri wese wagusengera ngo ukire ngo uvuge ngo ni Imana, ubundi habaho n'Imana niyo igutoranya cyane. rero nkamwe mwatoranyijwe n'Imana, kuko habaye amahirwe Farida mama wakabasenga. Iyo udasenga yari kuba akirwa, we aba gitoragura amashashi. Ni ukuri Imana yarakoze kuma agakiza hakiri kare. Namenye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, nta kindi namubangikanya. Ntabwo najya mu bapfumu kuko nta kiza batanga, kuko ibyo abapfu biribwa n'abapfumu. Uwo nizerera afite imbaraga. Hanyuma rero mama, uribuka Farida atarakira ndakingira ngo mwarahuye muraganira, mubwira ko Farida nakira muzahura bya bintu bye yatwaye mukabimusubiza. Rero urumva kuba yarakize byo yarabimenye ko yakize. Yego. Ariko yarambwiye ati uriya mama nimuhura, kuko we ntago ashaka guhura na Farida, aravuga ati uriya mubyeyi nimuhura uzamumbarize igihe bazabonekera, bazambwire nge nzaze bamputwange. Hanyuma bw'ikindi gisigaye uko biri kose yamaze kuruhuka, Farida ameze neza. Yego. Mwebwe wowe umuganirize cyangwa uzamuganirize umusobanurire ko yabuze ibintu bye ariko ko akeka ko ari we wabijyanye. Hanyuma bimuganirije yarabinyemereye. Nanjye rero icyo nabwira Raki, ashyira umutima hamwe. Umunsi azaba atuje, umwana wanjye yarakize, umunsi azaba atagiye ku kazi azampamagara azazemuha ibintu bye. Umukobwa wanjye yarabinyemereye, ambwira ko yari yabisize mu nzu kugira ngo abandi batabitwara, nta kindi kintu yabikoreye. Ubwo rero aho azumva rwose yabohotse atagiye mu kazi azampamagara azaza afata ibintu bye nta kibazo.
mama ngaho ugira abandi bantu ugira inama abandi babyeyi. Hari ababyeyi bafite abana bameze nka Farida, bafite abana bigomeka, hari ukuntu umwana akunanira ntacyo abuze, yego mu by'ukuri atabuze ibiryo ariko akajya kwiba, yego atabuze ibyanywa ariko akajya kubisaba. cyane Hari igihe umuntu agira umwana akamunanira nta mpamvu nyine, nk'uko kosomva ngo nta muryango utagira. Nkawe nk'umubyeyi wagize kiriya kibazo ukakibona n'amaso yawe, kigakemukira imbere y'amaso yawe n'Imana yawe ize usenga, wagira inama iyihe nama abandi babyeyi bafite abana nk'abariye? ikintu cya mbere nabagiraho inama cya mbere ni ugusenga. Iyo usenga Imana iguha izindi mbaraga, kwihangana, gutuza, ntasare ngo nawe ugende usare nka we, ahubwo ugakomeza ukaba mu mwuka wo gusenga. Iyo ubaye muri uwo mwanya wo gusenga rero Imana irakumva nta gushidikanya, ikaza ikakurengera. Ikintu nabagiraho inama ni uko bakizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Niwe umara umubabaro, niwe umara intimba n'agahinda, niwe usubiza ibyiringiro waba waratakaje, niwe wongera ukakongeramo imbaraga. Abisi ntacyo bamufasha, abapfumu ntacyo bamufasha, nabo kumurira ibye by'ubusa bikagenda, ariko Yesu ntabwo ajya ruswa. Yesu araza akabana nawe mu rugamba, akabana nawe mu bikomeye, akabana nawe, kandi birangira aguhaye igisubizo iyo ukomeje kwizera. Turacyari gushima rwose, nanjye ndashima. Hari abantu benshi bavugaga bati reka wenda ngira ikintu mvuga. Abantu benshi bavugaga bati Farida ubugome bwe ntimuzamuvuze, muzamureka agume gutyo, bitewe n'ukuntu abantu bamuzi. Hari ukuntu umuntu aba akuza akavuga turiya muntu muzamureke nawe abona ibyo yakoreye abandi ko ari bibi, ariko abo bantu nabo baba barababajwe nawe n'ibyo yakoze. Ariko niba koko yicuza, akicuza ibyo yakoze nawe ubwe, ndi kubwira abadukurikiye mwese namwe mu mabarire, niba yicuza mu mutima we akavuga ati ibyo nakoze ndicuza, ari kuba umukristo mwiza pe, kandi yiteguye no kujya gusaba imbabazi rake. Ni ukuri nabimuganirijeho nyine impamvu yagiye kwaka umuti wo kugira ngo amukunde. Yego kugira ngo amwishyire hamukunde, umuha umuti amuhuta ariwo amuhuwo kumwisha. Nyine barashaka ko batandukana neza, atafite urwikekwe, urwitwazo, akamuha ibintu bye neza kandi akanamusaba n'imbabazi, bagatandukana neza. Farida niba ashaka umugabo akajya kumushakira ahandi, yego akareka rakira ashaka umugore hagati yabo bagahana intera, ni umwe akacukwe n'undi agacukwe. Birashoboka, nta kidashoboka rega. Nkubwira ngo yinjiye mu gusenga cyane, none se naramubonaga. Ariko ubwo umwiyegereje ujye wicaza umukobwa wawe, wenda n'umudamu, ariko umwana ahora ari umwana kuri nyina cyane, ujye umuganiriza, umukebura, ugiye gutangira kurira gushyashya cyane. Ngewe ntacyo bintwaye nk'umubyeyi, ni umwana wanjye, isaha izo arizo zose azahora yitwa umwana wanjye, kandi nzi ko Imana imukuyemo ibisazi izamukorera ibyiza birenze, izamumara umubabaro. Wasanga narakatari w'Imana yamugeneye, ifite uwundi yamugeneye mwiza. Undi wisiga ku muntu wumva umukunzi kumva nushaka kurekura cyane, bikagera kuri uru rwego. Mfite ibyiringiro rero yankirije umwana izamukora n'ibindi byiza. Reka twizere Imana ko ari izakora ibikomeye, ari izakora imirimo. Kandi ke nawe ndagushimiye ko mu rugendo rwose nagenze ko wabanye nanjye, ntago wansize. Abavandimwe n'abakoragaho bose bakanyitarutsa ngo genda urebe uwo musazi wawe, ariko ikintu ushimira Imana, nabizi isaba ari kumpamagara ngo uwo mwana ameze ate, bamenye amakuru mazima. Nyine Imana yahinduye imvugo, ubu ngubu muri karitsiye ni murokore nta kibazo. Warongera murokore
umva ariko akirwaye baravuga ati umusazi kiriya gisinzi bafite amagambo menshi, ariko ndagushima urugendo rwose kwagendanye nanjye, ni ukuri buriya baravuga ngo gira neza wigendere cyane kubera ko nanjye uko biri kose hari aho nshobora kuzagera nkagukenera wowe cyane. wakibuka ko nanjye ntakubereye mubi ukagira ukanguha umwanya, niba hari abantu bagufashije ushaka gushimira, niba hari abagufashije mu abandi banyamasengesho wenda bagufashije kuza mu rugo bakamusengera, kuko urumva ntibari kumusengera wenyine, nabo wabashimira, hanyuma nkakureka nawe ukitahira ukajya gusanga umukobwa wawe, dore ubwo aba yasigaye wenyine nawe cyane, aba yasigaye wenyine. Ariko ndabanza kugushimira we mbere na mbere, ndagushimira mu rugamba rwose, mu bihuru twarajyanye tujya kumushaka, wabanye nanjye ntiwansiga, hahandi abavandimwe banyanze bakanyangana n'uwanjye kwa ko ari umusazi, ariko Yesu yaje kwigaragaza, ubu bahinduye imvugo, ntago nkitwa mama w'umusazi, ahubwo ndi kwitwa mama murokore. Imana rero yakoze imirimo n'ibitangaza, Imana idakiranirwa izakumera umugisha, kandi umugisha nyamukuru uzaba kubana nayo mu gihugu cyo mu ijuru. Na Gihozo ni ukuri Imana iguha umugisha sheri, ni ukuri Imana isubize kwifuza kwawe kose, ni ukuri kubw'igikorwa wakoze, ni ukuri ijuru ryumve nawe riguha umutwara, ariko ntibyakubera se, byakubera nibyo tugiye gusengera. Yego kuko nayo irabishoboye cyane, ni ukuri nawe uba icyifuzo cyawe nicyo ugiye kuzajya nzamukana, ku buryo nzagaruka umbwira ngo akira invitasiyo. Irabishoboye rega, kwizera kurarema, kukarema ibitari kubaho bikabaho. nahereye kare nkwita umumama ni kujya kubivuga bikagarukira ku muntu, n'umushize ngo mama rero wihangane, oya nta kibazo, oya kunyerekeza heza, yego ugakomeretsa umuntu kandi utarubizi. oya. Ubwo rero ndashimira n'abandi bose bagiye bamba hafi bakaza bagasengera umwana wanjye, ni ukuri ndabashimira, Imana ibaha umugisha. Yego, hanyuma ndifuza kuzabasura mu rugo, wenda tuzabivugana, wenda tuzabipanga nyuma umunsi muzaboneka, yego bikunda tubasure mu rugo, turebe Farida uko ameze, twumve na nyuma y'ibyo nyine uko yiyumva n'ikimuvamo, niba koko gusoma ashobora gufata Bibiliya, ko yasomaga icupa agasoma Bibiliya, nahita nemera ko rwose irera irabishoboye, yejejwe. Ubwo rero ndumva nta bindi bintu byinshi nakubaza, ni amashimwe n'abadukurikiye mwese, rwose mubabarire Farida, buriya mureke mbabwire, hari aho umuntu agera avuga ati noneho aho bigeze, ni ukuri bamubabarire. Yego, kandi bari guhinduka pe, niba koko ari guhinduka kabundi, niba koko yaricujije ibyo yakoze, ibyo yakoreye Farida, ibyo yakoreye Raki n'abandi turi tuvuga mu mazina tuzi, akabyicuza, yari umva yaramubabariye, tumubabarire natwe twese. Ndabizi ko ari benshi yababazaga, ari benshi yateraga agahinda, bera amagambo yamuvagamo n'ibikorwa byari bibi, ariko koko niba Imana yemeye ko yari uwasekibi n'ubundi avuga ibi, reka tumubabarire, ni ukuri bamubabarire, yikomereza ubuzima bwe, nawe naba mukuru naba mukuru akamenya Imana kuko akibuka aho yamukuye. Yego, nawe nyine azabayeho neza, ariko nasubira muri za nzira yahozemo, oya bizaba birangiye. Kandi ubu ngiye gukaza amasengesho tukazajya tunayajyanamo, ngishe no kwiyiriza. Ego ko barabikora, hari n'abatabishobora, rega nijoro ujya mwihamagariye arabikora. Ego ko ubwo nuko ari we uri kubyumva gutya, ngende ndashaka tufite amatsiko yo kumureba rwose avuga beze neza, abitwibwirira. Farida wanjye ubu yabaye umukobwa mwiza, imisatsi yo nta kibazo kuko Imana ireba ku mutima, hari n'abayigira kandi bafite umwuka.
cyane. iyo nta kibazo. Yego. Ahubwo wubwe umutima we niyemera ko wera Imana ikaweza bizamuha amahoro. Cyane. Ndumva twasoza rero ni ukuri murakoze kunsura, tukazabavugisha igihe tuzaganirira, igihe muzabonekera buriya tuzavugana. Hanyuma ubwo narake nawe ndamubwira uko mbwiye ko naboneka ari uzabavugisha mukamusubiza nta ibye, kibazo pe. ubundi bakabana mu mahoro, buri muntu wese akamenya ibye n'undi akamenya ibye, Yego. bakazahurira mu gihugu cyo mu ijuru. Cyane. Badusoreza hano namutse nganisuta.